Murakaza neza mu ivuriro ryo kwa Rutikanga. Muri iri vuriro tuvura kwikinisha n'ingaruka zabyo arizo kurangiza vuba, kugabanuka kw'igitsina, kugabanuka kw'imisemburo mu mubiri, kwibagirwa, kumva ufite umunaniro, gucika umugongo, prostate n'izindi nyinshi. Muri iri vuriro kandi dusuzuma tukanavura mibe uwo yarijahaje akongera akagira ubuzima. Si ibyo gusa, babandi baterenze umunota umwe batera akabariro, aba nabo turabafasha. Badamu namwe murwaye ama infection, mutakigira ubushake, mudafite n'ububobere, tubafitiye imiti y'umwimerere ibavura mu gakira. Wifuza ubuvuzi bw'umwimerere wadusangaho dukorera Iremera mu Giporoso, uvuye muri Feruje umanuka nk'ujya Kabeza ukabara metero 150, urahita ubona agahanda kajya muri korodoro. Reba ibumoso bwawe hari akayitaje, reba hejuru uwo muryango wanditseho tuvurisha ibimera, niho dukorera. Wifuza kuduhamagara wadusanga kuri 0788 22 30 02 cyangwa kuri 0788 34 80 11. Amagara yawe ari mu biganza byacu. Nyamwiza, ngiye mu ntara. Mfite iminsi icyumweru kimwe. Babuja ugiye kurasa abantu cyaguhinduye akazi turimo. Oya, hari ibintu ngiyemo ariko nibijyanye n'akazi, ariko ntago tugiye muri bisi. Ariko Afande ntimuza muvuga ngo akazi ngibintu ngo mugiyemo kumbwira ngo ngiye gukubita umuntu mwice biragoye. Mwicira iki se twe twica abantu? Narizi yuko hari igihe busamba byigira nabi mukazisha. Njara ndi Afande nabi. Sambura gifata ukagira umuntu wese wamufata ukamushyikiriza. Akaza ry'imisoro y'abaturage yarisha abana. None se je nabice papa. Nase ubwo ukaba umaze icyumari iki abaturage. Oya, ibisambo nizo gupfa abaturage bagasigara mu mahoro. Ese wafata igisambo kakica, wafashe ku ngufu kamwica, wakoze icyo kamwica. Abo ngabo baba bameze kana abarwayi nyine bapfi bagende. Urumva rero urasigara hano, usigare ku rugo neza amahoro. Kakaguru kawe nizere yuko urabizi ko ntahari. Naragahinnye cyane. Gahine kabisa kakomeze gahinike. Sinkige. Rero ikintu nashaka kubwira. Nashaka kukubaza niba ari ikintu ukeneye kubyara. Ahubwo mabuja utari wambwira. Hari data wacu yazaga anyangaza isambu. Urumva papa yarapfuye agiye azanyanganya isambu yose n'uwihingamo yarakize. Shaka untizi izo huzu zawe z'igipolisi. Utize n'imbunda nushake ntushiremo amasasu. Ngenda shaka kumukanga gusa kugira ngo tureko yadusubiza isambu. Ako Nyamwi. Kumba mbona uri mukuru gutekereza nk'aba. Taga gute ihuzu gusa zo kujayo ngabone ko natwe twakomeye mukange aduheze isambu zacu nzi kugarurira. N'imbunda ukuremo amasasu yawe. Bise biratuma guhereza ibyo yakunyaze. Cyane. None nagenda ndumufande ndaga. Ino uniform ntago ikoreshwa mu buryo butemewe cyangwa ku nyungu z'umuntu ku giti cye. Nanjye ubwanjye akakanye iyo ntagiye mu kazi nyine akazi kanjye nkurame uniform n'ubu ngubu kandi tuvugana ngiye kuyigusigira uyimfurire uzanterera ipasi. Urabona agapesi kanjye kanavuyeho undodeshereze ni shati tago washiramo gutya kantu kakaza kazamuka. Oya barashyiraho igipesu nagishyize hano mu mufuka gacitse nonaha. Umenye ko uri uzatinda cyane se. Oya ntago uzatinda cyane. Ariko nyine twebwe akabaturinda mugihe bagiye. Uwo nani umutekano je wowe se nindi sawa gukora ibisambo zanyica. Ibisambo niba abantu mwirirwa mugendana abantu bose mwamenyanye hano. Bariya nabo mu cyaro tagisambo cyo mu cyaro kibaho mabuja namwe muzamubwira nawe. Nyamwe ibintu byose bikora barabimbwira utagira ngo nibwo mbagiye. Na magambo nukuduteranya nuko mbayeho neza bakeneye kuza kurya inyama zo muri uru. Nta kibazo uzagira ndahari. Iyo ngiye mba mbizi neza ko nshaka gutinda cyangwa nkaza vuba. Tabwo bapfase. We napfa ntiwamenye subize se Nyagasani ko tutazi uko agena. Gusa ikintu nakubwiraga mabujana umva ijambo nibyo ngiye kukubwira. Imyaka ine yose umuntu ari kwishyuza amafaranga uraho ngaho kanuye amaso gusa na soni wambu. Imyaka ine urabizi. Zibaho we namvugiramo wa kigoryi. Gema amafaranga yayo. Kwisa urongera ko ndagukubita ingumi no nkwereka ko ngiye nane. Mbese hejuru y'ibihumbi 200 nibyo ushaka kunkubitiraho. Hanyuma se nagukubita 200 uzi ibintu yakora. Ase mwana nanjye mvuze cyane ko ndasa. None ndakubwiye ngo nta mafaranga mfite. Narayabuze urabizi ubukene bwarateye ngano no sara. Nshaka amafaranga yanjye kwisa. Amafaranga nayo mfite. Jya mu buyobozi nasoni. Uvuga ushaka uri kunkanga se.
Nese uri kunkwanga niba nemera icyako nzakwishyura amafaranga yawe 200,000 udufaranga umuntu anywera mu kabari nubwo ndameruka ko tunywera mu myaka 5 ishize ariko se ubwo urumva wankanga gutyo bro twebwe dufite amafaranga kera data yari umukungujumba wowe kazumbwira ibintu ngibyo nukankanga shabyore we mfite uburenganzira buzamurijwe uko mbishaka ko ninjye uri kuguca we nawe nje nitwa Priscillance uranyita we What? niba ndi ikigo gisori igicucu Ahise utanzamura isukari nkagukozamo yihuse. Reka ngabanye umunyu rero nongera isukari kuko ni ikenewe. Ubonye ko isukari niyo yongereye ku isoko. Wabaye ikibumbe cy'isukari ko tutakugurisha. Iki kigo gifite iki kibazo? Ufite iki kibazo? Mfite amafaranga no kugura kwa musubiza uko ubishaka. Ngiye uranze ariko uziko mwana musige mumenye uguze umuntu uri gukinisha wowe uranze wowe. Nje namwe wozi imyanzuro nagufatira petit. Wozi imyanzuro nagufatira. Reka mbwize ukuri mu job. Ndabizi ngufite amafaranga ariko amafaranga ngufite ntago unyemera kuyita peti. Ngewe nshobora gutuma ubuzima bwawe izi ni form uzirebe ubone ko ari nk'igihugu uko umuntu atinya igihugu uretse ishati ni igihugu umuntu atinya igihugu gisa uracyubaha uragitinya cyane uniform rero nayo ni igihugu ntabwo wantiza igihugu ngo ngende ntera ikindi birangire ba peti sambere ntabwo ino uniform bayikoresha mu nyungu zawe kunyumva neza nabyumvise cyane uniform ni umuntu umwe uri no mu kazi igihugu ahubwo ubwo niba ari igihugu naje nanjye muyo nari mu kazi uniform ibiri hariye na urabisiko niyo najya mu iwacu gusura abantu ntagenda nambaye uniform ugiye uzambaye wapfa ntago napfa ariko ntago mba ngiye mu kazi uniform ni y'akazi ni y'igihugu mabuja Afande takibazo nazumvishe cyane genda uzikuremo ndaje nzimese kugira ngo niyuvura uzagera kugaruka uzahindukira zarunze haryo undi muri ameza ngana 2 mabuja uko ari kwarangira kararangiye ejo bundi hashize iminsi 2 kwedagenda nyagoye nta kibazo ayi wewe Imana iveze umugisha cyane hanyuma se akora icyo hari ikibazo ufite hari ikintu gisigaye hano ikibazo nari mfite ni icizo huzo ariko wazinimye ese ntiwantiza n'imbunda yonyine ariko se urashaka kwica harya ni sawanyu ntabwo mwica amasasu yasigarane ni sawanyu yatwambuye isambuko ntabwo mba ndumukozi wamwegereje ubuyobozi bwaranze yabahaye ifaranga bose n'abashuti be bazabasangira akanyanga aho ngaho kuri boutique mu masantere wese arazwi n'umukire kubera ifaranga n'isambu ese ubwo iyo ruswa ntabwo mushobora kugeza ku ruswa rero bayiriye nabo bashobora kukwica rero ndashaka kugenda nambaye ihuzu Afande ngagaraka mbwa cyangwa nuko muciriritse mwese ubwo babona nawe wazi niyo mpamvu nagize ngutize ihuzu ngira ukuntu nigenze oya ndaza gukirukamo icyo kibazo cyawe ningaruka nzakijyamo nta kibazo hari unjyane iwanyu ndebe ibyo ari byo mbishyikirize nanjye abayobozi bankuriye dore ko hari icyo nagufasha niba koko isamba ari iyanyu byanyana murakoze cyane Imana igeze umugisha sibyo sawa rero Imana igombish bwose bujya mu kaga bro ngewe ushobora gutuma ubuzima bwawe bujya mu kaga uri Imana se niyo najyano hefi mageragere bro ubuzima bwanjye bwakomeza ngo ubuzima bwanjye ariko uko mwigize mwumvishije ko mageragere ari ahantu habi mukumva ko abantu bari yose bo bariyanze nanjye najyaho nkarya zira mungure kandi ubuzima bukagenda neza nkakina basket nkakina football nkajya nigisha n'abantu kubyina waza ukambwira ngo ubuzima urumva se ubuzima bwawe bwahagaze cyeka nunkura y'ijose ariko nanjye wajya kurikuraho izina ry'Imana do mujo ikintu nzi ukunda ni igitsina nanjye cyo nawe nagikuyeho uri seriye wowe byuri kuvuga erega nawe ikibazo ndabizi ko mufite nge oya tuza ariko se kwe cyushaka wowe kumva se ko nge nakohereza hariya hari abavandimwe hariya ngo ujye kunezerwa hariya ngewe nagushize mu karubanda isika kureba nge nta kintu nagukorera kugira ngo ujye hariya mba ngomba kuguteza rubanda bakakureba niba ushaka niba ari umugayo reka mbwize ninjye muntu urubwa rubera nushaka kugenda unsebye njye ubwanjye rimwe narindi koga hari yabaye amarushanwa ya UCI hano mu Rwanda televiziyo yitwa Sport ya 3 yakameye mu gishanga ndimo ndoga bro nambaye ubusa isi yose yambonye nambaye ubusa ubwo sarururwa nyeneye kurenza ubwo miliyoni 8 na miliyoni 400 zarambonye nambaye ubusa urumva ngende ngibyo byankanga ngaho neza abanyarwanda cyangwa neza abagande bagenzi bawe umva nkubwire njye amafaranga yawe nza yakwishyura nubyanga umbwire ngewe nzayakwishyura 200 bro amafaranga yinuza mworo ubwo bugoryo wa kigoryo naye nzago
Nyamwe nyuma aho utangiye gukora kwa Afande warahindutse. Warahindutse ibintu kabisa bimeze usigaye neza. umusirimu. Nabyo N'udushene tusigaye twambara. So, Ako iyi ni ya 700 izagutera kanseri. Kagari yawe wowe hariyo wambaye twambaye ndakubwira ngo mawujatije ihuzu n'imbuto yazigutije gute Nyamwe yazipaye ngo nzambare ko nziko mabuja wawe ahubwo duhuye gutya manutse ndavuga nise mabuja wawe agiye ko mbona noneho yambaye civil ariko usko mabuja buriya tumutinyira imyenda iyo atambaye imyenda rwose ubona wamnamutereza agira se bazafura agira ako nazira ikibuno kitari ngize ukuri sinaba nzizo bose barambwiye ngo imbunda z'abapolisi b'abanyarwanda ngo nta masasa barimo igihugu nitambara baba bafite amasasu ngo nizo kubakanga munyoka waje gusuzuma usanga barimo se narayabonye none namubwiye ngo yabike atize imbunda gusa Nyamwe rero kamubwiza ukuri ndabizi n'ubundi nta kikuvaho ariko uyu munsi nibura gerageza wica amande sibyo mabuja wawe dore yagiye ishaka ibari yambwiye ngo arampemba ariko siyapembe ntabwo agwembye amapolisi nayo kabavugiriza ubwo ni amafaranga y'abapolisi ku buryo nanabyeri nimwe nabonamo hano twaraye se Nyamwe rega n'ugusura simba gukumbuye sibyo kuri urabizi ndidutereta nje kugusura gutya bavuga ni Nyamwiza se ntabwo yarahishije zana karoti mbisi umuntu ahekenye ejo utubyo turahari tumaze kuganira ntabwo wagenzwa n'indogusoma winjire ngo ubwo numvishe ko ibiryo biharereka mubwira igitekerezo Nyamwe rero nagize igitekerezo mabusha wawe buramuciyeho mbona nta myenda yambaye ndavuga ibyo aribyo byose impamvu atambaye imyenda nuko bazi ko yayimeshe mbabarira umbwiza ukuri Nyamwe kutarazimesa ntabwo urazimesa ndazifite ziracyari haramu utarazimesa aho ngaho ni sawa Nyamwe rero ikintu natekereje navuze nti buriya myenda tuyifashe urumva ese iyo bazambaye bazabahagarara nk'agutyo uhagarara gutyo kabisa urumva ndavuze ni iriya myenda tuyifashe wowe ukajya uyambara kujya nk'umupolisi urumva twe tukajya tugenda tubeshyira abantu tuvuga ko batanze amakuru tukabakarusha je ntabwo ndahimira twabikora kandi izo faranga zaba zibuse cyane urumva ni ukugenda je ndafana nawe abantu babwira faranga baziduheza tubara tugabana mabuja araje kugaruka tutageze umuriyoni kuko mfite n'amakuru ko rwose atari maragwemba neza muri iyi minsi urumva ni ukwigenda amezi abiri yose ni ugukoresha imyenda yawe mu bubasha nyine mu bintu byawe bwite none ikindi Nyamwiza ikindi kintu tujye twumvikana tugendane mu bintu neza niba dutangiye umushinga dutangiye business wabyo baragufunga batagufasha kandi twe turadufunga ntabwo baba bagufasha ngo twe ikintu turi bwirinde nitubona umuntu dukomanze tukabona haje umuntu ufite aka ordinaire uwo ngo dukora iki Gashu nakwita bimeze bite ako bimeze imbwa ziragwira Gashu imbwa ziragwira mboye imbwa suzuguwe ngenda suzuguwe njye ubona gutya ndasuzuguwe ariko ikintu nashaka dore kiroroshye cyane Gashuye barakundangiye bambwiye ko ari wowe urikozaho rikaka wo ku kintu kijyanye n'imiti ngo Tanzania warayizengurutse yose n'ahantu hamwe utajya wikoza ngo ibintu bibe ruzungu icyo ngusaba ni kimwe sasa wamaye umuti nshaka nzegereza inyana y'imbwa ifite amafaranga inyana y'imbwa yanyambuye 200,000 mfite umuti ukiza mfite umuti wica utera akanyabugabo n'utuma ibyari impanga 3 cyangwa 4 urashaka uwo muti muri izo umuti nshaka muri iyo ngiyo mbwe nawe urimo shaka umuti watuma inyana y'imbwa inuka ku buryo yagica ku muntu akagira ngo nindagara cyangwa namafi amuciyeho burya nuka ebana azajya aca hose inzu nazayiraremo n'umunsi wa rimwe ku buryo nawe azajya yinukira ku buryo niyo yakora ku kintu cyangwa afate kwishuka gutya ajya yongera yikoreyo yumve nta mafi gusa ari kwiyumviramo nazagire n'umutima warara mu nzu yararimo mwana nakubeshye imiti yose yanshiranye yagushiranye umunsi sigaye mfite abakiriya buri bitono azabakira 5 saa sita abakiriya 10 nimugura abakiriya 20 niba nzashaka nzaguna impaka ngafungura za branch mu tundi turere simbizi imiti yose yanshiranye gushirana imiti yose niwashaka no mutuvura inzoka ntabwo wawunsangana iwanjye njye wowe ndi kubwira nagaru w'inzoka yawe wakigoryo nkubwiye umuti utuma umuntu anuka amafi nawe mfite washize nzajya kurangura ejo washize wayigurishije heza njye imiti umuti ushaka maje kuba umuntu wanyita puwisa niba umuzi amaye umuti kugira n'umuntu wese ufite ikibazo namwegere arahita nawe muri 5 yarenza umuntu agihumeka umuti baje guha puwisa ngo umuntu ngo afite ideni ngama imyaka 4 umuntu umuti namuhaye yegera umuntu batagusa kakabaye tumureka hari usanga ari maneko cyangwa ugasanga ni umupolisi wagiye muri vacances wa muntu ubona ko twakira maneko wamumenya gute nyine nicyo nkubwiye akaordinaire nta bwanwa uhita umukeka ushaka kumukeka ugahita uvuga ati reka nigendere ariko ukizana dread mpita nkubwira ntihano mpita nkushinja n'urumogi uje hari abantu ngo babamaneko baza bafite dread ngo bakamwana ku rumogi
ako mugani nabahanga kubera ko bazi ko abantu bafite direct tutabakeka babagira ariko tacu ikibatura nk'umuti turasimbuka ikindi kintu tunafite imbura ikindi kintu nyamwe je wirinda kunyura mu rugo mu gitondo kubera ko iyo uhuye n'umwaka mu gitondo rwose bira umunsi mu gitondo wirinda Nyaxo mwaka waravukanye tukazubesha ugenda mu nzira ukagira ngo ni sede bari gukomanya urumva utatera umuntu maze naba mbyutse ngiye tuje ku kazi irindi bire ku mwaka waravukanye akazi ngira se ako ngako dukoza ku kazi ako ngako turakajya kandi uwo ni umurimo ariko sho ubwenge bwari bwiza uvuye mu minembwe rero urajundushira ubwenge kangaye kwijana ndi bufate ariko none karije wambaye imyenda ya polisi karije bafunga karije ukora hano wowe urafata 10 ndafata 10 ubwo ni bari bumbi 10 urafata igihumbi reka mubwize ukuri nyamwe 10 ryaba ari iki none ushaka ngahe kuki cya ushoye igitekerezo si icyanjye igitekerezo cyawe udafite ihuzu byari kugenda basirika tugere kurumva uzanye umubiri ni 40 jeune mfite risque nyinshi 40 ngiye bari yo mfata okay nta kibazo nge 40 ndayafata ku bantu babiri bambe nibarenga turagenda tugira 50 kubera kurumva okay nta kibazo twe dukora akazi gahunda ni Uwiteka ishiremo umugisha tu nyamwe rero ngiye kubanza ngiye mu rugo urumva mbanze nkora iki ngiye kubanza ngiye mu rugo mbanze urumva tuntugabanye kugira ngo bagire ngo uri maneko je ndafande Afande wowe ugomba kubura Afande none ikindi igitekerezo cyanjye urara kugikoze leta mamagara Afande urabiza Afande wowe oya kandi kurindiri urabiza ajya ndahita muhamagara ugira umuntu uzawe n'umusungu uzazuka ukabwira amabusha ko none navuga ni nta munwa ndawugira nyine Imana yarahuma nyamwe byora nimbuzi kuzabibwira Afande gahunda oya nyine nuramuka unciye mukayikorana n'undi muntu nibwo ndahita nkora iki nibwo ndahita mbibwira Afande ariko we ni wemera ukavuga ati njyewe nta kibazo ngiye turayikorana Afande aragarutse oya yizuba riri kurenga tugire vuba ahubwo nugutangira tukanahera ku basiramu kuko bari mu gifungo babubariza amategeko babubariza n'amategeko Afande nahangaha dore n'uyu nguyu rwose Afande abona n'uyu rwose Afande yigize kinani n'uyu nguyu wigize ibanga dusuza gutekana ko ntabwo nigeze kinani nawe witwa nde mazina yawe ntabwo arimo G nta G ririmo warumva umuntu akujyanye ngo wowe ni gutuma umurundi ukabutuye hano mu Rwanda kutaja mu gihugu cyawe bigenze gutuka Afande ufite amakuru ko yavuye hari iwabo wabatembereye hano uzana n'izo bisatsi ko batangwa yabisiga iwabo kandi ikindi Afande mfite nukuvuga Afande n'umugore utaniye na Afande kumbura mwese mufite imisatsi ni dread uriya n'intu okay nta kibazo utangiye kubura Afande yavuye mu Burundi bamwirukanye iki gucuruza urumogi agera inahara bikomeza nose urambesha bigumana amakuru mubeshe se mwereke abantu banyitwa mu Rundi wowe wundi naga yigewe wenda turabarundi none ngo n'umuntu ntabwo ari barundi ni n'umuntu twese uvuga ikirundi batwitwa mu Rundi Afande ahubwo nizere ko babantu bapanuye inyuma kugira ngo atahita agira akanacika urabona ko afite imbaraga kibazo turamufite uyu nguyu ari murambu ikintu cyo kubura umugi nta nubwo mu mbona uko nge nta rumogi ibyo bisasi wabishutse uracuruza gusa uracuruza bizo ese karashinja oya ntabwo ndi kureba bigiye kugenda twe turagufata Afande naguciye twe turakujana Afande nibikurushye ndamugufatira ubwo rero urumva njye tugusifira nge nkura muri ribu wabyumvishe noneho rero buriya umurundi mwibire nibanga urumva Afande ari hano nge twabanje kuvugana nge namubwiye nti uyu muhungu ntagasanzwe agirazaga ntagasanzwe ari umuntu ugira ibibazo aza gushura umugi ariko aritonda urumva gushura umugi wito urumva nge namubwiye nti urumva yewe tuzura umugi amakuru arahari none ko urucuruza abaturage ntabwo baruzi niba ashaka kubihakana kuvuga ngo iyo wemera icyaha ugabanyirizwa n'ibihano ariko ntabwo ncuruza ngo bazano hose ntabwo batubwiye ko wawe ucuruza urumogi wo kubahakaniza abaturage bawe ntabwo ari ibintu business mu yindi uretse kuyikorera ahantu hatemewe ugiye nko muri Jamaica nta kibazo uko ubihakana niko byiyongera nabwiye rero Afande Burundi ashaka nka Desa navuze Afande reka Burundi ashaka nka Desa wadoze ifaranga tubakubabare rega takibazo igihugu gifite umutekano nta nubwo ari nawe kugufunga ntibyanaruca ate wambwiye gukora muri REB ntabwo nkora muri REB nkora ubwo rero muri REB no Afande ndi maneko wima post nkafite ko wa maneko yego ko wa maneko iwacu hari abantu bakumvaye ngo yarakubitwa oya Afande reko nabisobanura agiye icyaha cyo kumura umugi nubwo wo mima
kuva mvuga sinana amakuru arahari urabona inyenyeri duheze 50 birangire ugume ukora business yawe 50 arababaye basi nzo ko ndabikora mbona duheze 50 itakibazo 50 arababaye n'ubundi utakuze urumva ko Afande bagukinira nuti urabona turi babiri nihaza amabandi batatu birafunga biri kumarira iki wowe ntago tugufunga zani 50 baragufunga umara imyaka shaka basi reka mashakira 25 ikibazo se wewe zanabu ya mbere nayo mfite reka mamagare hano ndabona afite no kwitana kuri telefone kasita wanjaze byara wanje yaje kusara hangaha ariko 25 muzane mubwira nyaruke reka ndamurika murebe wabonye ko bikora ibintu bikora bana hano amafaranga amafaranga hano yagiye ifaranga bari bagiye kumfunga akazo gatunguranye kode ni nashaka 25 abangaba we wirahano nago wirahano kwera yiye abangaba gufunga 25 ndi kuburaho wowe hangahe wabapire ko yote batarafunga bagusubize nyamwi bagiye kumfunga wibura uramuzi ako se kambabaze koko ubu mwebwe babiri nimwe munaniye igihugu mwebwe Afande ariko nibwo twari tukibitangiye ntabwo bishoboka ntabwo urugo rwa mbere bivuze ngo wabeshaga ngwino ntabwo uzishya ntabwo nabeshyaga naradepoje muri ribu ndategereje naradepoje ndategereje ibifomu zanjye nakubwiye ngo uzifure nari nazifuze zumbi ifomu kumbe ni za mabuja urumva Afande yazifuze none ko imvura yagwaga aravuga reka zambara agende zirubira ntabwo ndodeshereza akantu kubwiye nyamwe urabonye ko utashya n'agapesa iriya ni fomu yawe wowe n'umukozi wawe ndagikubita nanjye none se kankubaze nyamwe ibi bintu mere kuri uyu nguyu musenda bakorera iki none Afande nta kirangirika muri make urugo rwa mbere n'abagabo kandi urugo rwa twari mbere turi kuri business business muje munkanga mugiye kumfunga ngo ninde kukanze imbunda yanjye siri mukanje nanjye ubone ko wankanze urebe senkani n'urugo senkani n'urugo nyamwe 50 imbunda yanjye ire mu rugo kuki utatwaye imbunda se kandi mbona ufite n'ifomu uyu imbunda ibiremereye hari n'uburyo umuntu aba atazikoresha bakina kugira ngo bibe amafa ubu mushe kwiba mubyara wanjye nagira ngo tira mwayobye kabisa uri mubyara wanjye ariko mabusha nawe rero ntabwo kubura umupolisi n'uburenganzira bwo kubeshya bavuze ko ugiye mu ntara uburyo aha ni mu ntara aha ni mu ntara waruje ni ngombwa ngo ngwera polisi ajya ngo maneko ngo waribogera ndashonje bifata mu nda nyamuneka ndashonje uri maneko wari buriya ngo nafande wanjye muri ribu naradepora ubona abantu ubaka kandi ngenda nibwira kintu uri kumva usibye kubajyana kuri uri gibiki wowe noneho niba ngufungira mu mazi sinzana ndi gufungira 5 years of madness. Reka mbwire nuze we reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga